Itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatatu 2021 nibwo ku mbuga nkoranyambaga social media zikorera hano mu Rwanda, Instagram, Facebook cyangwa se Twitter, hacicikanye amafoto y'umuhanzi Platini P cyangwa se Nemeye Platini wahoze abarizwa mu itsinda rya Dream Boys, bakaza gutandukana agasigara akora wenyine. Mukaba mwaramumenye mu njyana zitandukanye nka Fatamano, Veronica, nyinshi cyane murazizi amaze gusohora akora wenyine. Uyu munsi wa none nibwo hongeye gucicikana amafoto amugaragaza nk'umuntu wamaze kurahirira imbere y'amategeko ko abaye umugabo wa, ndetse n'umugore akarahirira ko abaye umugore wa Nemeye Platini. Rero ubu Platini ntakibarizwa mu basore, ntakibarizwa mu ngaragu. Ubu ngubu ni umugabo uhamye, ni umugabo imbere y'amategeko. Wakwibaza uti ese wowe uyu munsi uhagaze he n'umukunzi wawe? Ese mufite ihe ntego? Ni ukwiryohereza gusa? Itekerezo nanjye nitekerezo nge narabisoje, usigaye ni wowe, usigaye ni wowe ukurikira. Reka dukomeze kuryoherwa na couple z'abahanzi nyarwanda bagiye batandukanye bakomeje kwigaragaza muri uno mwaka wa 2021. Nagira ngo mbabwire ngo iyi niyo viziyo twari dutegereje, viziyo yo kubona abahanzi basezerana, bashaka abagore byemewe n'amategeko, atari bya bindi twari tumenyereye twumva mu bitangazamakuru bitandukanye ngo umuhanzi kanaka yateye inda uyu n'uyu, ahubwo ari byo tubona turi gutaha amakwe atandukanye. Bye bye. Iyi ni isi tubamo, ni amakuru twagira ngo tubagezeho y'umuhanzi Nemeye Platini wasezeranye ku mugaragaro imbere y'amategeko n'ikizungerezi muri kwibonera. Bye bye.